ineza yawe, urukundo rwawe, imbabazi zawe ntibirondoreka. Haleluya, haleluya. Yesu Kristo nashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Bene data tubana mu mwanya wa niba turi buri gitondo, wowe uri hano mu gihugu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye y'isi, bakristo bitorerera yono Yesu Kristo nashimwe. Tushimye Imana yacu igira neza, izinze ijoro izinguye amanywa. Dushimye Imana ikomeje gahunda zo kutwimana no kuturengera. Dushimiye Imana igabura, dushimiye Imana yambika, dushimiye Imana ivura abarwayi, dushimiye intwari ku rugamba, dushimiye Imana inyuranya amateka iminsi n'ibihe, dushimiye Imana y'inyarukundo, dushimiye Imana y'inyembabazi, dushimiye Imana y'inyembaraga, dushimiye Imana ishobora byose. Iki gitondo nyemerera uhereza Imana icyubahiro, yabikubereyemo nanjye ikabimberamo, yakurinze nanjye ikandinda. Nyemerera uyihereze icyubahiro, nyemerera ubanze Imana hose muri byose, banze Imana hahandi ubona utagera uyibanze mu izina rya Yesu Kristo. Banze Imana, ongera uhamagara Imana ku buzima bwawe, ongera uhamagara Imana mu byawe, umuhamagara Imana ku bawe, ihakubere ikurengere kandi kurwanirire, inakurinde kandi kurindire mu izina rya Yesu Kristo. Ongera ubwira Imana uti ndagushimiye, bwira Imana uti Imana na bya bindi warabikoze, wongera ukore n'ibindi. Imana ishimwe cyane. Nakubwiraga ngo ujye ubyuka ushima Imana kandi wiragiza Imana. Muri iki gitondo rero nyemerera wongere wumva uryohewe n'urukundo rwa Yesu, ryoherwa n'urukundo rwa Yesu, kuko urukundo rwa Yesu ntago rucuya. Urukundo rwa Yesu si urw'agahararo. Yesu aragukunda kandi ahora agukunda kandi azahora agukunda. Wowe icyo usabwa ni ukwizera Imana, icyo usabwa ni ugukunda Imana, icyo usabwa ni ukuva mu byaha, icyo usabwa ni ukuvuga ngo Mana sinakurekura utampaye umugisha. Imana nishimwe cyane, kandi nimara no kuguha umugisha rata uzayinambe hakaramata, uzakomeze usenge, uzakomeze ugire ibihe byo gusenga. Ujye ubwira Imana ngo Mana iyi modoka ngendamo ni wowe wayimpaye, kuko iyo ntekereje ibisekuruza byanjye, abasogokuruza benshi bagiye badatunze imodoka. Niwicara mu nzu rwose yawe ujye uvuga ngo Mana ibi byose ni ubuntu bwawe, ni urukundo rwawe. Nurya ugahaga ujye ubwishima Imana, wibuke ko hari abandi bo mu muryango wawe, ntukarebe iby'abandi, ujye ureba abo mu muryango wawe bishwe n'inzara, batigeze bagira ubuzima bufatika. Ubwira Imana ngo wancikiye Yesu kuba warandutishije ibyo biremwa byose. Ushima Imana. Nakubwira ngo ujye ushima Imana buri gitondo, buri gihe cyose ubonye umwanya, ujye ushima Imana, uzirikana urukundo rw'Imana. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Dukomeje kuba muri teme yacu, sinakurekura Mana utampaye umugisha. Sinakurekura utampaye umugisha. Birashoboka ko hari ibyo wagiye ufataho bikakwiburungushura, bikakwiyambura, bikakurekura. Hari inshuti wafasheho, ariko ijoro rimwe igitondo kimwe wagiye kubyuka uri wenyine. Ijoro rimwe igitondo kimwe wagiye kubyuka usanga baguteye umugongo. Ariko Imana ishimwe ko Yesu atajya adutererana, atajya adusiga, oya ntago aduhana. Imana ishimwe. Niyo mpamvu nakubwira ngo nawe ujye muri iyi teme uyigire iyawe, uvuge ngo Mana sinakurekura utampaye umugisha, sinakuvaho utampaye umugisha. Erega ibyo ubivuga kubera ko wabonye Imana, ubivuga kuko hari ibyo urekonesa mu buzima bwawe, urarekonesa ineza y'Imana kuri wowe, urarekonesa uburyo yakurwaniriye, urarekonesa uburyo yakugaburiye, urarekonesa uburyo yakwishyuriye rya deni, urarekonesa uburyo yakuburaniye. Uvuge ngo Mana sinakurekura utampaye umugisha. Erega Imana irakongera. Uzi ko umuntu ajya kugaburira akavuga ngo iyongeze, ariko Yesu wajya twongeza, akongera akaguha ibindi, akagukorera ubukwe, akaguha abana, akagutangiriza bizinesi, akaya
yagura akagenda akongeza sinakurekura Mana utampaye umugisha. Ariko nawe icyo usabwa ni ukugira ibyo urekura. Gira ibyo urekura byagutandukanya n'urukundo rw'Imana. Rekura ibyo byaha, rekura ibyo bintu bibabaza Imana. Gira ibyo urekura mu izina rya Yesu. Sinakurekura Mana utampaye umugisha. Rero reka dusome ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma igitabo cya Yobu ibice 11. Turasoma umurongo wa 13. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Handitse ngo nuboneza umutima wawe ukayitegera amaboko, Imana ishimwe, niba hari ikibi mu kuboko kwawe ugite kure, Imana itubabarire. Nakubwiraga ngo niba hari ikibi ufite mu kuboko kwawe ugite kure, ahubwo uboneze umutima wawe uyitegera amaboko. Uboneze umutima wawe uyitegera amaboko, kuko uri kubwira Imana ngo sinakurekura Mana utampaye umugisha. Bisobanuke neza ko nawe uri mu bakeneye umugisha uturuka mu kuboko k'Uwiteka Imana. Noneho rero ijambo riravuze ngo uyitegera amaboko. Nuyitegera amaboko rero uboneje umutima wawe, ubanze wikontorore ko nta kibi ufite mu kuboko kwawe. Niba mu kuboko kwawe harimo ikibi, nyemerera icyo kibi ufite mu kuboko kwawe ugite, ngo ugite kure cyane, ugite kure mbese ni ugutandukana n'ibibi. Ni ugutandukana n'ibibi wakoreshaga amaboko yawe. Ni ugutandukana n'igomwa. Ni ugutandukana n'ubugugu. Ni ugutandukana yewe ibintu wakoreshaga amaboko yawe. Ni ugutandukanya n'uko kurwana wirirwa ukubita abantu. Tandukana n'ibibi wakoreshaga amaboko yawe. Ni ugutandukana na kamere zo mu mutima wawe mbi. Ijambo rirakubwira ngo uboneze umutima wawe, nurangiza uyitegere amaboko. Ariko ayo maboko uri gutegera Imana, birashoboka muri iki gitondo ko wasanga hari ibyo wakoresheje ibyo biganza byawe bibi. Wasanga hari ibyo wakoze, none Uwiteka Imana akaba amanukanye ijambo rikubwira ngo ikibi ufite mu kuboko kwawe gite kure. Ugite kure ngo kandi we kwemera ko gukiranirwa kuba mu rugo rwawe. Ibintu byo gukiranirwa, ibyaha biri mu rugo rwawe, ntubyemere rwose. Ubirwanyishe ibihe byo gusenga, ubirwanyishe gucyaha no guhugura. Imana ikugirire neza. Ni ukuri niho uzubura amaso yawe udafite ikizinga. Uzakomera kandi ntabwo uzatinya. Imana itugirire neza. Imana igusange ngo kuko uzibagirwa umubabaro wawe, uzawibuka nk'amazi amaze gutemba. Imana itugirire neza. Hari ikintu cyakwibagiza umubabaro. Hari ikintu cyakwibagiza umubabaro umazemo igihe kirekire. Nuko wabwira Imana ngo ntago nakurekura utampaye umugisha. Ikindi cyakwibagiza umubabaro ni ukuyitegera ibiganza. Nuko uboneza umutima wawe, warangiza ukayitegera amaboko, ukabwira Imana ngo Mana sinkurekura utampaye umugisha muri uyu mwaka wa 2025. Iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe. Gira umunsi ubana n'Imana, ujye mu cyumba cy'inzu yawe ufunge, nurangiza ubwize Imana ukuri. Wihane mu mutima wawe, wihane ibyaha byawe. Nurangiza wiboneza umutima, nurangiza kwiboneza umutima wihannye, wumva rwose hari ibyo wiyambuye. Kamere yawe uyibwiye ngo sinzongera gukora iki cyaha, sinzongera ubusambanyi, sinzongera ubusinzi, sinzongera gukora ibidafite umumaro. Nurangiza kumva umutima wawe ubizinutswe, uyitegera amaboko. Imana ishimwe cyane. Uyitegera amaboko, hanyuma ikibi wari ufite mu kuboko kwawe ugite kure. Kandi wowe mubyeyi ntiwemerere gukiranirwa ko kuba mu rugo rwawe. Imana ishimwe. Usenge, wongere usenge, ucyahe, uhane, uteshe. Reka nkubwire, abana iyo bamaze gukura batubona nk'abantu bacanganyikiwe, ariko jya ukomeza uhozeho uvuge ngo muri Bibiliya handitse ngo
no mu ndangagaciro z'umunyarwanda, no mu byo umuryango wacu ushaka. Mwana wanjye ibisimba ikunda ngo niba hari ikibi mu rugo rwawe rwose ntiwemerere, ntuzemere yuko gukiranirwa kuba mu rugo rwawe. Birashoboka kuvuga uti wa mubyeyi we ntabwo uzi iby'abana b'iki gihe, nanjye ndabafite, ariko ntacyo, komeza uvuge, komeza ucyahe, komeza uhane mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguha umugisha. Icyo muri iki gitondo ijambo ritubwiye ni uko niba hari ikibi mu kuboko kwawe ugita kure, ahasigaye ukabwira Imana ngo Mana, nemeye kuboneza umutima wanjye kwihana no kwisubiramo, kandi ngutegeye amaboko, sinkurekura utampaye umugisha Mana yanjye. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza, muhahe muronke, mugendane n'Imana, Imana ibanezeze. Biratangaje